sinanyangusuza kandi nizere ko umeze neza ukurikira Kigali News 50. Of course nitwa Chekechoa ishyaka ndetse n'abana ukina na banyina dushobora batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Twaje gusuranganya inkuta twasenye, twaje gutanga isanamitima ku badukujye ngo ramage mumeze mute mwe mwese. Story twakurikiranye zigiye zitandukanye, ariko muri aka kanya reka mvuge ngo Imana ishobora byose. Imana ni nyirimo imbabazi, Imana ni Gafurahi, Imana ishobora byose. Imana yonyine rukumbi nishobora kuza kuba igisubizo ku muntu uwo ari wese, aho ku kiremwa cyose Imana yaremye. Uno musore murimo murareba kuri kamera zanyu muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi ndetse no mu Rwanda, ushobora kwibaza ngo bigenze bite, ushobora ngo nubuhe musore. Ndacyagukopeza ariko ujya muri komanteri ufite umbwira ngo bigenze bite cyangwa ibyo ushaka kumva ni ibihe. Subscribe, like, share ndetse na comment ibiri imbere. Uyu musore bamwita Mubi, Nsanzabahari Mubi, yitwa Nsanzabahari Mubi. Yasanze abahari niryo zira yiswe na mama we na papa we, ariko nkuko byagiye bivuga ko nta ndangamuntu afite, nta n'ibyangombwa mu muranga, ariko yitwa Nsanzabahari Mubi. Aratubwira ninde wamwise rino zina nyuma yuko aryamanye no umukobwa yakweye Nyabugogo ahitwa Kiruhura, bakaryamana. Komantere mwarazikurikiye mu biganiro bagejejeho, bavuga ngo yaryamanye n'umukobwa aramwica, yaryamanye n'umukobwa arapfa, isheni iracitse ikaze. mu by'ukuri uratangiye twibwira neza. Nitwa Nsanzabahari Mubi, nkaba mvuka mu karere ka Ngororero, mu murenge wa Hindiro, mu kagari ka Maranima, mu mudugudu wa Kagugu. Amazina y'ababyeyi banjye: papa yitwa Rwamenyo Gasipari, mama yitwa Yamfashije Marisiana. Mu by'ukuri hari ku itariki 14 ndangije ntega imodoka njya Kiruhura, hari tugendane. Wavuye mu Cyumbati sangahe, ujya Kiruhura sangahe, uvuye sangahe? Navuye mu Cyumbati saa 9 imva Kiruhura saa 3 z'ijoro. Saa 3 z'ijoro nahana n'umwana w'umukobwa bamwita Korodina. Mu by'ukuri yari inshuti yanjye kuko twari tumaranye amezi 3 turyamana, ariko namuzanaga tukamarana nk'iminsi 2 akitahira. Namuhaga amafaranga agataha. Waramuguragurwa? Naramuguraga, ntabwo ari umugore wanjye bwite, ariko waramukundaga ukanamugura? Yego, naramukundaga cyane, kuko iyo mba nataramukundaga cyane ntabwo ubwo nabaga ngiye Kiruhura buri gihe ntabwo nabaga namuzana, kubitewe n'urukundo namukundaga rwatumaga muzana. Hanyuma mu ijoro ubwo rero twavuye Nyabugogo saa 3 tugera inahangaha mu Cyumbati saa 4 z'ijoro, kuko nateze imodoka igera mu Irebero, turamanukana ari muzima, mbona nta kibazo afite. Ni ukuvuga wafashe imodoka iva Kiruhura muviramo mu Irebero iva Nyabugogo? Mwavuye Kiruhura mutega imodoka Nyabugogo? Twavuye Kiruhura turaza n'amaguru tujyana Nyabugogo. Mutega Kivu Berite? Oya, twateze ahubwo imodoka ya ndo mu Irebero yaho bayita yaho. Yego, twateze muvuye mu Irebero mumanuka n'amaguru? Tumanuka n'amaguru tugera hano mu Cyumbati. Nta kibazo umuntu afite, nshyushya ibiryo byari byaraye, turasangira. Tumaze gusangira ndangije murongora ituri imwe. Ubwo ndangije ndasohoka saa 6 z'ijoro, ubwo twari turanye nawe ndangije byose. Aho ni mu Cyumbati aho warindaga isoko? Cyumbati aho narindaga isoko kwa Metresi. Ubwo saa 6 z'ijoro ndasohoka njya ku kazi, nsiga nyinze. Ubwo ugiye kurarira isoko? Kurarira akazi kugira so bataza kunyiba. Ubwo bucya mu gitondo ndi mu Buzungwe, njya kujya. Ngiye kujya nka saa 1 ngira arasinzira kuko yiyorosha ahantu hose. Ubwo maze kujya ndongera negekaho, bigeze nka saa 7 ndatekereza tuwajya gushyuhiriza umuntu ibiryo, njyana n'amakara ngiye kumushyuhiriza ibiryo. Ubwo sinzi ukuntu namworoseye, mbona nanyeganyega, musizeho amazi mbona mwaryamanye wari iturimo yonyine? Ni imwe yonyine, ntabwo tukiri aho amwe muvuye mwari mwanyweye izihe nzoga? Ni ikigage twari twanyweye cyo mu Kiderenga. Ni ikigage cyo mu Kiderenga twari nanasizemo tangawize, nanasizemo ariko ubwo ni kambuca ya tangawize. Kambuca, ariko duhura we
we yangezeho nka saa mbiri sinzi ahantu yari avuye gusa we yangezeho nka saa mbiri n'indaya ziba zifite byinshi ziba zanyujejemo. ubwo wenda yanyweye urumogi yanyweye sigara sinzi ntabwo ibyo ngibyo mbizi. ubwo ngubwo ndangije bimaze kugera nka saa saba nibwo nagiye kumureba mushyuhiriza ibiga agiye muhe n'amafaranga atahe. ubwo ngubwo mworosoye nsanga yapfuye, maze nsanze yapfuye. icyo nakoze nta kindi, namwambitse imyenda kuko yari yaraye yambaye ubusa. namwambitse imyenda, maze kumwambika imyenda. amakuru ahari no kwa mwambitse imyenda hasi, hejuru ngo byarakugoye kuba wamwambika hose, ariko hasi waramwambitse hejuru yambaye ubusa. nayo yambaye ubusa naramwambitse hejuru ho yari yaraye uko yari yaje nuko yari ameze hejuru. yari yaje yambaye isutiya, nimba ari sita ntabwo ni ukuvuga ishuri jipe se. namwambitse ijipo yo hasi kuko yari yambaye ubusa. ubwo ngubwo ndangije ubwoba bwarantashye, bumaze kunaha ubwoba kimara kubona yapfuye ubwoba bwarantashye. ubwo ngubwo ngira vuba ndamwambika. ndangije nibwo nigiriye inama ndavuga ati reka ntege moto njye kuri RIB njye kubasobanurira. uraho gatoya yapfuye sangaye? isaha yapfiriyeho ngiye sinayimenya kuko namusize. mu gihe wari ugiye kurya cyangwa wari ugiye kurinda izamu, hari sangahe? wagarutse sangahe ko aho wari wamusize byari sangahe? nagiye nasohotse saa sita z'ijoro, namusize ari muzima. ubwo ngubwo ngarutse gusamura, nagarutse nka mu gitondo nka sangahe? saa moya. kubera ko nari nsanzwe urumva mwe muzana ntabwo mu by'ukuri mu gihe twari tumuranye ntabwo namubyutsa. ni ukuvuga saa moya wasanze yapfuye? yanjye ntabwo saa moya namenye ko yapfuye kuko nari nsanzwe musiga. ntabwo niriwe mworosora kuko yaba yararyamye. navuze ati natamukura mu bitotsi bari kumubyutsa nigira mu kazi. ubwo naje kumenya ko yapfuye saa saba n'ikibimenya. saa saba za nimugoroba? saa saba z'amanywa. ubwo mu gitondo saa moya waragiye kumureba usanga aracyaryamye, uravuga ati ni ibitotsi. saa mbiri, saa tatu, saa yine, saa tanu, saa sita, saa saba. ntabwo nari ndasubirayo guhera saa munani, ntabwo nasubiyeyo kuko n'abavugaga ko wari uri mu cyumba cyawe amasaha urimo urakora akazi. bamwe bagiye bagaragara ko wari uzi ko yapfuye, ariko wowe mu byo witangariza ni uko wari uzi ko akiryamye ariko wamenye ko yapfuye saa saba. nari nzi ko akiryamye, namenye ko yapfuye saa saba ngiye kumushyuhiriza ibyo kurya. wabwiye iki ko yapfuye? nuko namworoshe nyine kuri izo saa saba ngiye kumushyuhiriza ibyo kurya. amworosoye ndi kugira mubwira haguruka ajye, mbona yarangije kuvamo umwuka. ni ibiki byaguteye cyangwa byatumye umenya neza ko yapfuye? ko umuntu apfuye hari uburyo agaragaramo. nuko yararyamye yubitse inda, ndangije ndamwegura ndi kugira wenda mushyiraho n'amazi yo kugira ndebe, ariko mu by'ukuri kugira menye ko yapfuye namwubuye umunwa, mbona yarumye ururimi. yarumye ururimi mbona nahise menya ko yapfuye yewe. ibyo ngibyo birabaye. Imana imuheruka idashira kandi twese ni wacu wa twese, kandi twemeze twifatanye n'ababyeyi be cyangwa n'imiryango ye, ikomeze yihangane. dubwire igitekerezo cyo kugira ngo ufate umwanya wo gutekera ubuyobonya, ugende ugure inkweto hariya muri santire, ugure inkweto. hari umugore mwaguze inkweto agucyumba 3, aramuga ati 500, ati 3 urama 500 uzansigara iminota 500. aramuga ati nyamara ndagiye ntabwo muzongera kumbona. igitekerezo cyo kugura inkweto ndetse n'ibindi waguze kugira ngo wigemurire urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa polisi, tubwire wabyiyongoje ute? ni ukuvuga ngo ubwo nari maze kumwambika imyenda, maze kubona ko yapfuye, numvaga mu by'ukuri navuze ati ubu ngubu byanga byakunda ntabwo bashobora kundekura. ngeze kuri RIB nibwo nafashe igitekerezo ndavuga ati nta nkweto nari mfite, inkweto zonyine zifunze. ndagenda ngura inkweto za bodaboda, twumvikana 2500, ariko we yancaga 3. njye mugabo mfite 2500 kuko nari mfite igihunga cyo kugenda nambaye ibirenge, kuko nari mfite inkweto zifunze. ndi kuvuga ati wenda bashobora no kumfunga. mu by'ukuri
ntuzagaruke. ninzagaruke niko nabiteganyaga mu buzima bwanjye, kuko kubona umuntu wapfuye nibwo bwa mbere nari mubonye, so numvaga nta busobanuro ndaza kubona. Wumvaga ko ugiye nyine utazagaruka, icyaha bazavuga ko ari we wamwishe. niko nabyumvaga. hari umuvandimwe mu Cyumbati acuruza amakara, tunamusuhuza ari hose mpangwende. Mwaganiriye iki nyuma yo kugemurira urwego rw'ubugenzacyaha? Nta kintu na kimwe twigeze tuganira. Uramuzi? Ndamuzi. Amuzi hiki? muziho ko acuruza amakara, muziho ko amakazi nawe ari bosi wanjye. Igitekerezo cyo gufata inomero z'umumotari uhamagara metiresi cyangwa umukoresha wawe umubwira ko wigemuye kuri RIB umuntu mwaryamanye yitabye Imana cyaje gute? Ukuvuga ngo kubera ko nari ngiye kuri RIB nari niteguye yuko nshobora kumutungura, nzanye abakozi ba RIB bishobora kumutungura bigasanga nawe aguye mu kantu. Ako nahise muhamagara ndavuga ati kugira nabona n'aba RIB baje ataza kubifatamo inabi, kuko bwanjye nabuze naho namuhera musaba imbabazi. Aka kanya urimo uraririmba indirimbo ihimbaza Imana muri wowe? Akanya ndimo ndaririmba indirimbo ivuga ngo kugira neza bugacya bukirugira neza Mana, kuko aho nkuye, kuko aho Imana nkuye songeye ubwanjye sinabona uburyo icyo gitambo natura Imana, ariko ndashima Imana, nkashimira n'abakozi ba RIB ubugenzacyaha, kuko ibyo nabasabye uko bagomba kujyana umuntu kwa muganga bakamenya icyamwishe, kuko njyewe nta kintu nishinjaga, numvaga mu by'ukuri ari mu mwijima waturitse. Icyo nasabye RIB yarabinkoreye, nkasaba n'urwego rwa polisi nabo rwagize uruhare mu by'ukuri kugira ibyo byose bigerweho. Nkaba rero ubu ngubu aka kanya nshimiye kuri RIB ubugenzacyaha uko bwandekwe mu by'ukuri bwasanze ibyo nifuzaga ko byagenze. Turimo tujya ku musozi w'ikiganiro. Abenshi baravuze ngo ikigage cyo mu Cyumbati, abandi baragaragara nk'umuntu yarongoye umuntu arapfa. Iyo byumva ibi ngibi, umuntu yarongoye umuntu arapfa, umuntu yanyweye ikigage cyo mu Cyumbati kiva mu Kiderega, ikigage cyabaye ikigage musa. Ngewe wari aho narindi cyangwa mu muntu atangaje, ikigage cyabaye ikigage kiva mu Kiderega kigacuruzwa mu Cyumbati. N'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarurama ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama nawe yagarutse ku kigage. Hari n'amazu amwe yafunzwe, ahagaragara ko nze kwemeranywa nawe kuko hari amwe agikora y'iki kigage. Iki kigage cyatumye bavuga ngo nicyo wanywaga. Hari n'abavuze ngo wajya kubabwira ngo wamenyere kurya ibigori uzica umuntu ufungirwa ukuri, na nyiri ikibanza cy'isoko urariramo. Atari metirese tumushimire wa musaza. Hari n'umudamu wavuze ko ugiye kurya imbuto ze ukaba ati ntabwo umwishyura. Ibi ngibi byavuzwe bavuga yuko ngo n'umuntu wavuga ngo uzarya ibigori by'ukuri wishe umuntu komantere, kuko byaravuzwe isi yose aragukurikiye mubi. Ni ubwa mbere abantu bakubonye kuri kino kiganiro nakora, ni ubwa mbere isura igaragaye mu bantu batangaje. Komantere kuri ibyo ugende gakeya usubize ibyo nakubajije. Urimo urabyumva cyangwa usubirire? Nabyumvise gake gake usubiramo. Duhere ku kigage. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ikigage cyo mu Cyumbati ntabwo njya nkunda kukinywa. Kereka ikigage cya Kiruhura cyo nicyo nari menyereye kunywa, nicyo nakundaga, ariko mu by'ukuri ntabwo icyo kigage navuga ko nicyo cyankoresheje amakosa cyangwa se amakosa. Ariko gusa iyo umuntu ahuye n'impanuka buri wese agenda avuga ibye, kandi abantu buri wese ntabwo umuntu aba abana n'abantu neza. So ntabwo abantu muri make bakuvuga neza uri mu bibazo, kuko kuri iyi si nta muntu utagira abanzi. Naboneza rubanda, nabonezeza rubanda, kandi nta n'umuntu utagira abanzi. Ese icyo kigage nanjye uri hano mfite inshuti zikinywa, sibyo? Nanjye nakinywa kuko twavukiye naho twarirewe naho tugeze, nawe uzi ibyo umuntu ahura nabyo buri munsi. Iki kigage bagushinjije wakomeza kukinywa cyangwa wavuga ati sinzongera kukinywa?
mu buzima bwanjye mu by'ukuri bitewe n'ibintu Imana inyeretse, mu by'ukuri Imana yaragomeje kujya inyereka byinshi ko nayikorera nkabyanga, ariko ubu ngubu mu buzima bwanjye nzarinda nsubira mu buzima Imana yampaye paka mvuye muri ubu buzima. Icyo kigage nzongera kunywa ikigage kuko kiranyigishije. Tureke n'ikigage n'ibindi biyobyabwenge, uri tayari kubireka kubera Imana? Nta bindi biyobyabwenge nanywaga uretse ikigage cyonyine. Amakuru yagarutseho ni uko utanywa urumogi, utanywa n'isigara, wanywaga inzoga z'inkorano, ugakunda kunywa ibyuma, ndetse ubonye n'isomo, urongoye umukobwa cyangwa uryamanye n'umukunzi yitabye Imana. Ibi ngibi mu munota umwe isomo wizemo ni irihe? Kuko aka kanya Imana iguha umwanya wo gutekereza, bari gufunga burundu, ntuzongere kuboneka muri sosiyete nyarwanda, wagira n'amahirwe makeya nawe ukitaba Imana kubera impamvu. Ariko mu Rwanda dufite leta y'ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Isomo rikomeye, ikigwa wize, icyo wize, iyi ni homework uhawe. Fata umwanzuro imbere ya kamera za Kigali News 50. Isi yose irakubona, yaba mu cyumba bamwe barakubona, na televiziyo yitwa Nagufata Nakuvu, Isiaka TV 50. Instagram nitwa Isiaka Manager Official, Twitter nitwa Isiaka Official, TikTok ni Isiaka Manager. Hose baragukurikira. Inkuru yawe naritangaje bro, gira icyo babwira. Ibi tuvugana mu kanya gato isi yose irabizenguruka. Ubu ngubu ni ukuvuga mu by'ukuri isomo mu buzima, nta muntu ujya gukizwa atabanje kubona isomo. Fanta kayabanza ukanywa nari bito. Nta muntu ukizwa atabonye isomo, cyangwa nta muntu wajya kwandika cyangwa kwiga ibyo atigishijwe. Yego dukomeze. Mu by'ukuri igihano nanjye ubwanjye narindi navugaga ati rwose Imana umfashe mu buzima, sinkongere guhura n'igisa nk'inzoga, kuko nindamuka ngiriwe icyizere nk'uko uri Uwiteka Imana, mbonye amahirwe yawe, kuko hari byinshi nagiye nkurikirana n'Imana yagiye inyereka nkadanajya ku mutungo. Ikintu bita inzoga n'ikintu bita indaya n'igisa nacyo cyose ubu ngubu muri ubu buzima nandukanye nacyo. Turashoje. Kugira ngo ufungurwe uze muri sosiyete nyarwanda mu cyumbati, n'abazi mubi nsanze ifura mubi barimo barebaza ngo kuki afunguwe, niki kigufunguye? Mfunguwe mu by'ukuri n'uburyo ki leta y'ubumwe y'abanyarwanda ikurikirana abanyarwanda umunsi ku munsi. Mu by'ukuri babashije kujyana umuntu kwa muganga bakabona nta kintu namukozeho. Uvuga ngo so nashimira ubugenzacyaha bitari bo, kuko na leta y'ubumwe itarenganya abaturage, kuko naganjye utanga igihano, naganjye utanga mu by'ukuri urupfu, kuko nanjye buri wese wumva umurikiye wese, yaba ari umusore buri iki, ihangane ujye uzana umugore wawe umusezerane, akintu byo kugura indaya nta muntu uzi igihe zose zaza. Tuvuge ko uno mukobwa yazize ibikoresho byinshi n'umwuka utari mukeya, nako mukeya, cyangwa wenda usanga yararwaye asima cyangwa n'izindi ndwara, bamupima kugira ngo ufungurwe basanze yararwaye iki? Wenda turabisubiza. Iyi ni isi yose irimo kureba, ikitari ngombwa ntukivuge. Basanze arwaye iki? Kitari ngombwa ni umwijima. Ni wamwishe. Nicyo gisubizo noza RIB, rwego rw'icyaha RIB, dusuze murangira cere n'izindi nzego zitandukanye za RIB. Basanze n'umwijima. Basanze ari umwijima, nibyo basanze atari wamwishe. Basanze njye nta ruhare nagizemo, natigeze mukoraho, kuko ntabwo ku bwanjye nari namukozeho, kandi niwakora ku muntu ukundi. Tubwire inkuru nziza noneho yakugezeho, usanga ikubwira ngo twasanze ari umwijima mwinshi, dusanga nta gigushinja cyangwa nta gituma wajya mu nkiko kugira ngo ukurikiranwe ibyaha byo kwica umuntu. Inkuru wumvise itumye aka kanya turi mu cyumba,
muri ino video muraza kubona mu cyumba niho turi, wenda twicaye nawe hano ariko mu mashusho amwe n'amwe y'umunota umwe muraza kubona ahantu turi. Iyi nkuru yakugezeho usanga ikubwira gute? Iyi nkuru yangezeho saa sita n'igice, umugenzacyaha RIB yaje arambwira ati nsanze abahari mube wafata ibyawe ugasohoka ugataha. Mu by'ukuri nahise numva ari ibintu bintunguye, mu by'ukuri nanjye ubwanjye sinabashije guhita mbyakira. Mu by'ukuri nabyakiriye ari uko nta kibazo. Nabyakiriye ari uko mbashije gufata igikapu cyanjye ndagiheka ngera mu nzira. Ngeze mu nzira niho nemereye ko ntashye. Mu by'ukuri ubundi naje ndi guhimbaza Imana, sohoye mu cyumbati ndi guhimbaza Imana. Ukigera mu cyumbati niyo nde muntu wa mbere mwahuye? Umuntu wa mbere twahuye ni Meteresi. Yakubwiye iki nawe wamusubije iki? Yanshuhuje nka mabuja wanjye ahita angaburira ibyo kurya. Mu by'ukuri ndanezerwa ndamuhobera. Ni irihe jambo yakubwiye ryaguteye akanyamuneza? Urimo uraseka nyine. Ni irihe jambo ryatumye umwenyura yakubwiye nka mabuja wawe? Dore ko yavuze yuko ngo iyo urindishije igisambo, urumva ibisambo bigenzi by'icyo gisambo ntabwo byakwiba. Ni irihe jambo yakubwiye ukumva ari kugeza ku mutima? Ijambo yambwiye umva rinyuzwe ku mutima. Yambwiye ati mu by'ukuri ukizwe ujye ujya gusenga Imana. Nahise nezererwa kuko yahise ahuza n'umutima wanjye byatekerezaga. Tuzahura mu rusengero mu gusenga. Ndi umusiramu ariko sinzi idini ryawe, ariko icyo nkwijeje nicyo ngusezeranyije, mu gihe uzaba urata amashimwe cyangwa uri imbere y'Uwiteka urata amashimwe, ndizera nashidikanya ko niyo babwira Japhet cyangwa Bob cyangwa DJ cyangwa umukozi w'Imana Mangwendi, ndamukunda cyane namusuhuze, ni umukozi w'Imana. Abo bose nanjye ndamukunda cyane. Mu gihe uzaba uri imbere y'Uwiteka ushima Uwiteka, ndizera ko uzambwira ati Ishyaka manager buhari. Abadukurikira nzabireka kuko tumaze kugeza mu 3570 by'abantu bakurikiye inkuru yawe yo kwitwa Nsanzimfura Mobi yarangoye umuntu yarangiye akamwica. Iyo nkuru yari ihari, urimo urumva neza? Yarongoye umuntu yamwica. Hari na komanteri ntababare Japhet yarambwiye ati yamwica mucurika muri wese, ariko ngewe uwo muntu naramubonye amaso ku maso, ndasanze aryamye mu nzu wararagamo ifatanye na wese. Yego. So ubu ngubu ku cyumweru ejo ngomba kujya umusibe ejo duhuriye mu rusengero kabisa muri ADPR. Yahehe uracyayiteke Kimisange cyangwa ni uracyayitekereza? Ni hano Kimisange. Live nagufata Kuvuna TV, Ishyaka TV, Kigali News 150, Instagram Ishyaka Manager official, Twitter official Ishyaka Manager. Ndamara kureba. Gira ubutumwa noneho muri rusange, uwanywaga ibiyobyabwenge, uwagendaga mu kigare, uwari uzi ko Imana itamusubiza mu kwiya, ni Nsanzimfura Mobi. Ubu aka kanya ni wowe Imana burundu urayizi? Aka kanya ni njye. Uretse burundu urayizi? Burundu ndayizi uko nagaruka. Aka kanya rero umusereka ari njyewe nanjye ntabwo ndi umwere, ari njyewe aka kanya. Ntabwo numva uburyo nashima Imana. Kiriza mu kwiheba iri cyo uvuga nta kibazo. Abadukurikiye babyumvise. Nshimye Imana yo mu ijuru ibashije mu by'ukuri kunyiza kubasha kumpa imbabazi, kandi mu by'ukuri ikasubiriza igihe, kandi ikereka mu by'ukuri abanzi banjye, ikabereka yuko imigambi yabo atariyo mu by'ukuri yabo, kandi ikaba ibashije kongera kubanyereka mu maso yabo. Aka kanya ikaba kundeba abari bagetse bitari byo, mu by'ukuri Imana ikaba yongeye kubanyereka mu maso, bakaba kundeba aka kanya, bakaba bamwe bafite n'isoni ryo kunsubiza. Reka dusoze amasegonda 30 duhorana muri zino karitsiye nizo ntuyemo.
nizere ko ikosa ryo ryose uzakora mu byo uganirije abantu hano nzabibereka, kandi gukizwa kwawe nabyo byose nzabibereka kabisa. nta kosa namwe nzongera gukora, Imana yonyine nongera gukora ikosa Imana izanyihanira kuko impaye amahirwe. urakoze cyane. dushimire inzego z'umutekano, Rwanda Defense Force RDF, dushimire Rwanda Police, dushimire urwego rw'ubugenzacyaha, dushimire n'izindi nzego zagize uruhare aho umuntu atiyumvishaga yuko iperereza cyangwa isuzumwa cyangwa gushishoza kugira ngo umenye ngo uyu arazira ukuri cyangwa arazira ubusa. Nsanzimfura Mubi, Imana iravuze ngo uri umwana wanjye, banguka ngutabare kuko uri umwere. Yarashyinguwe nyakwigendera. Nyakwigendera ntabwo ndamenya amakuru, ntabwo bayamenye. urashaka kuyamenya? Ndashaka kuyamenya. Abayobozi badukurikiye, Nsanzimfura Mubi uzamuye amakuru nimba yarashyinguwe, nimba yarabonye umuryango we, ese naramuka ashyinguwe, ndizera ko ugomba kuzajya kumva ye ukamusabira iherezo ridashira, kandi ukibuka ibihe byiza mwagiranye ko Imana yazamutuza mu bwami bw'ijuru. Nzajyayo kabisa, nanjye musabire umugisha ku Mana kuko ntabwo twabanye nawe. Reka mugire inama yo kuzasura kuri RIB ukabaza nimba yarashyinguwe, ese nimba yarashyinguwe ashyinguwe hehe, ukanabaza nimba umuryango we waramenye ko yitabye Imana. Ibindi byose tuzabiganira. Nzabiganiraho. Reka mwishimire kandi urakoze nawe kubyo unkoreye. Of course, cheke tu siya kamari tena n'abantu kina n'abanyina Kigali niyo ubuzima bwa bitanu nagufata nakuvuna TV Siyaka TV. Dore mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko nimutemera ko Imana ibaho ngira ngo aka kanya wahita uvuga ngo Imana ishimwe.